Nyamirambo yagiye igira amazina menshi, abahavuka bakagira amazina menshi, abahavuka bakicwa ukundi. Kugeza uyu munsi hari ahantu ugera babwira ngo mvuka Nyamirambo bakagushyira ku ruhande bakavuga tura muntu uvuka Nyamirambo mucunga amasakoshi yanyu mfate telefone zanyu. Ngira ngo imiryango ya mbere bimuye yageraga ku miryango 300 ntabwo yari mikeya. Bakata rero hariya munsi yabona turako mu bungu ni ritko. Izina ryanze ko haba. Yagiye yigisha abantu amayeri yo gushakisha amafaranga, bamenye no gukora amazu yo mu gikari ashobora gukodeshwa. Gukodeshwa niyo umuhanda gakodeshwa bakaba muzi. Icyo gihe rero ahandi mu mujyi wa Kigali abantu ibyo ngibyo ntabwo bari babizi. Ku buryo rero nk'abafonksiyoneri bashyashya abantu bavuye muri za kaminuza bavuye muri segonderi baje gushaka imirimo i Kigali, ahantu hambere abenshi banyuraga Nyamirambo akabona inzu ya makeya, akabona capati ya makeya, akabona na capati ku mafaranga 20, akaba yanywa icyayi na capati muri iyo myaka za 75 80 niko byaguraga. Ariko noneho nta terambere ryakozwe ku bushake na leta ryigeze riboneka cyane rwose nk'iryo tubona uyu munsi. Never. Okay. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye muri aka kanya, mbonera no kubwira abayisilamu hirya no hino komeza kugira igisibo cyiza ndetse no kwezi gutagatifu kwiza kwa Ramadhan. Nitwa Tijara Kabendera, abenshi mwita TK Big Sister cyangwa se Mama Africa, hiyongereho na Queen of the Mic. Tubana mu biganiro bitandukanye, reka niho tubane kuri uyu munsi aho tugiye kuganira byinshi byiza byimbitse byubaka abanyarwanda, byubaka societe nyarwanda, by'umwihariko urubyiruko ruri kuzamuka n'abandi batandukanye bakeneye kumva impanuro igihe nkunda kwitanga iz'abasaza bacu dukesha kuba turi mu gihugu cyiza, kuba turi mu gihugu gifite amahoro, kuba turi mu gihugu gitekanye kitavangura ubwoko, kitavangura idini, kitavangura buri kimwe cyose, tubikesha abari inyuma yacu buri wese yakwifuriza gufataho urugero. Irango rero twicaye hano kuri Galaxy Hotel nziza cyane iri mu Kiyovu. Tubaye ikaze kuri Galaxy Hotel mu bikorwa mwakwifuza ibyo ari byo byose. Umugabo twicaranye hano ntago mwamuyoberwa, ni Sheikh Alhaj Abdoul Karim Harerimana. Karibu sana. Asante sana, ndasuhuza abadukurikiye. Yego. Abayisilamu ndababwira assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbifuriza igisibo cyiza. Ariko n'abanyarwanda twese muri rusange dukomeze twihangane. Reka dusubize amaso nyuma nanone tujye kuri cya gicumbi cyacu. Ngiye nkunda cyane ahantu navukiye, nkunda Nyamirambo. Nagira ngo dusubize amaso nyuma gato turebere hamwe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyaka na histoire naki ndetse naho ubwaho ko harameze muri kiriya gihe cya jenoside kugeza uyu munsi, aho Nyamirambo yagiye igira amazina menshi, abahavuka bakagira amazina menshi, abahavuka bakicwa ukundi. Kugeza uyu munsi hari ahantu ugera babwira ngo mvuka Nyamirambo bakagushyira ku ruhande bakavuga tura muntu uvuka Nyamirambo mucunga amasakoshi yanyu mfate telefone zanyu muzibike neza. Ibyo byose rero naringiza mvuze ni nabyo tubiganiraho turebe ese babandi hari Nyamirambo uhabona gute. Mbere na mbere abaruri babaze bamenye n'amateka ya Nyamirambo. Ayo mateka niyo twifuza. Kandi bayahuze n'abayisilamu. Mashallah. Kubera yuko nibo bantu ba mbere bagiye gutuzwa hariya. Abayisilamu ba hano i Kigali. Burya amateka tubwira yuko hano ntituri mu Kiyovu. Yego, mu Kiyovu. Hano haruguru abantu bakunze kwita ngo ni ku mangazini bita mu mujyi hagati ku mangazini. Ubu ngubu hasigaye hafite akazina keza ngo ni CBD, Central Business District. Kera abasaza bahitaga madukani, ndavuga abasaza b'abayisilamu. Hariya niho burya bari batuye. Urabona hari umusigiti. Yego, umusigiti wo mu mujyi. Urabona hari kera hari iposta, ubu ngubu ni kwa Makuza. Yego. Munsi yaho uzi ko hari inyubako yitwaga Atene. Yari alimentation. Munsi ya alimentation hakaba umusigiti. W'amatongo.
abasaza bahitaga ku matongo. Habaye gute ku matongo? Niho bari batuye mbere ya 36 na 7 niho abasaza bari batuye. Ariko uko mbese bakikije uwo musigiti wabo, baramanukaga bakaza basa n'abagana i Nyamirambo, ndavuga mu miturire yabo. Uriya muhanda uvuye ku isoko uzamuka noneho ugakata ufashe inzira y'i Nyamirambo, bageraga mu biriya bice bya hariya. Ariko bamwe bakaza no muri bino bice bigana ahangaha, ku buryo kugera ahangaha kuri Milikoline hariya yubatse hano haruguru yacu, hano hari abari bahatuye. Muri bo hari umusaza witwa Tembo, ni sekuru wa Sheikh Tembo. Omar Tembo wo ni se. Ariko niho yavukiye hano mu mujyi. Sekuru rero wa Sheikh Tembo Mugwiza Ahmad wigeze kuba na mufti w'u Rwanda. Sekuru yabaga hano muri bino bice bya hangaha kuri Milikoline. Ariko si we wenyine, urumva ko hari n'abandi bari bahari. Hepfo gatoya y'umusigiti hari hatuye noneho abantu bakomoka muri Aziya. Ubwo n'Abarabu n'Abahinde. Ujya wumva amaduka y'Abasefwazizi, ujya wumva amaduka y'Abasaidi. Kwa Muhammad cyangwa Jani Muhammad uriya ni Umuhinde. Bari haruguru gatoya. Epfo yabo rero hari Abarabu, haruguru hakaba Abahinde, Sefwazizi n'abandi nk'abo ngabo. Hanyuma hakaba na ririya soko rero ureba hariya. Karaga quartier katari kanini cyane, akangaka k'Abaziyatike. Ariko nako gakikije isoko. Ariko igitangaza, munsi y'isoko nta mazu yari ahari ngewe mbyiruka. Hari ishyamba. Hari ibihuru biri aho ngaho. Ku mpande z'isoko, haruguru y'isoko hari Basefwazizi, abo ngabo Basaidi bakunze kwita Musazi, n'abandi. Ku mpande nibo uturutse ruguru, ruhande rw'ibumoso hari Barajani, Baramzani, ba Karmalis n'abandi nk'abo ngabo. Hanyuma igihe kiragera muri 36 Ababirigi bategeka Abayisilamu kuva hariya. Ariko bagenda babakatira Nyamirambo, noneho hariyo bavukiye. Mbere ko bajyana Nyamirambo, ubundi bahisemo gute kujya gutura mu mujyi rwagati? Icyo gihe umujyi wabagaye? Umujyi wabaga hano i Kigali n'ubundi. Ubundi aho umutegetsi ari niho hitwa ko ari wo murwa. Niyo capital. Mu 1907 nibwo guverineri w'Abadage mu Rwanda, wari uhagarariye Abadage bategeka u Rwanda icyo gihe, nibo bari bakirutegeka, witwa Kant, Dr. Richard Kant yaje gutura i Kigali. Hariya hari museum hariya mu Gakinjiro. Urenze kuri hahoze igereza. Hariya inzu ye ayubaka hariya. Ubwo rero avuga ko Kigali ibaye umurwa w'u Rwanda. Abayisilamu rero urabona ko bamwe mu kuri bari barazanye n'Abadage. Ari abakozi babo, bamwe ari n'abasirikare n'abandi nk'abo, batura ahangaha rero hafi y'ubutegetsi. Munsi yabo ari aho munsi y'isoko, ubu ngo hasigaye hari gare na za downtown. Uribuka ko hari mwebwe mwahitaga Kamuhima y'abajandarme. Buriya na mbere hari y'Abadage. Hakaba n'ahantu bafungiraga abantu, ndibuka ko abasaza bahitaga Bomani. Izina ry'icyarabu. Uyo ubanza ari n'Ikidage. Kuko ni ku butegetsi nyine. Hanyuma rero Abayisilamu nuko nguko bisanze bari hafi y'ubutegetsi. N'Abarabu n'Abahinde aho ngaho. Abazungu ubwo n'abandi bazungu bakaba kuri plateau. Hano mu mujyi.
kuri plateau hariya nyine hari za Serena, hari za Marriott, hari aho hose niho abazungu bandi bari batuye. Ubwo no mu gihe cy'Abadage hari inzu yakorerwagamo na Renani Palatina, ngira ngo ubu ngubu yavuyemo, yarigeranye na Serena hariya iri hafi ya Serena na za Marriott, akazu gatoya gutya. Renani Palatina y'Abadage yakomeje kujya ibiro by'aba bayihagarariye bakomeje kujya bakorera hariya. Uwo ni umubano wa Renani Palatina namwe mu turere na tumwe mu turere t'u Rwanda. Hanyuma rero Ababiligi baza kuza, bahageze bakomeza gufata Kigali nk'umurwa mukuru, kuko nabo inzu ya resident yari hariya hubatse Marriott, iyo ihavuye ejo bundi ngira ngo uribuka inzu bitaga Hotel du 5 Juillet. Yes, kuri 5 hanyuma nyuma Jenoside ikitwa Jari Club. Iyo ngiyo neza niyo Jean Paul Harua yabagamo, twebwe turimo kubyiruka. Ibiro bye banze gukorera mu nzu ya wa Mudage Richard Kante. Ibiro bye byari hariya nanone ibiro by'umujyi wa Kigali byubatse. Iyo nzu nayivuyeho ejo bundi, aho umujyi wa Kigali wubatse rwose. Niho hari ibiro bya Jean Paul Harua. Tubonye ubwigenge rero na Kayibanda yakoreye akarara na hariya aho Jean Paul Harua yararaga. Biyumvikane rero ko Abayisilamu babanje kuba hariya, nari maze kubwira. Warugeze aho tubwira ngo baje kubakatira noneho i Nyamirambo. Ngira ngo imiryango ya mbere bimuye yageraga ku miryango 300 yari myinshi, ntabwo yari mike. Bakata rero hariya munsi ya Unatracom, ubu ngubu ni Ritco. Ego, ubu ni Ritco kuri Unatracom nyine, ariko harakitwa kuri Unatracom. Izina ryanze kuhava. Ariko burya ni irya mbere ntabwo ryari Unatracom. Iriya ya Unatracom rigomba kuba ryaraje mu gihe cya Harerimana, mbere hitwaga kuri Tepe. Kuri Tepe. Tepe bishobora kuba bivuga za transport public, kuko niho amabisi n'ubundi ya leta ya mbere yaje muri 1963. Kugeza uyu munsi ni hariya. Kiriya kigo cyubatse muri 1963. Ubwo rero ndakubwira yuko baje muri 1936 na 7 nibwo Abayisilamu bavuye mu mujyi rwagati baza hariya. Ibyo bya Unatracom rero bya Tepe n'ibiki byose ntabwo byari biriho, cyari Kigunda. Ariko icyari gihari yari Kan Kigali. Yes, Kan Kigali yari hari. Icyo gihe yashyizweho n'Ababiligi, abasaza bayitaga kuri ka militaire. Yabagamo abasirikare b'Abanyarwanda bari batari batangira kujya mu gisirikare, harimo abakongomani ari bo ngabo z'Ababiligi bakoreshaga nyine mu gutegeka Abanyarwanda. Kariya gace rero harimo babanje gukata imihanda 3. Urabona hari umusigiti wa Unatracom niko tuwita, ariko ubundi mu buryo bwemewe burya ni Masjid al-Fatih. Kuri al-Fatih. Urabona munsi yawo hariya wigeze gutura. Uriya muhanda wari uri munsi y'umusigiti. Umusigiti uri mu kibanza cyawo. Munsi y'umusigiti rero hakaba umuhanda abasaza wita barabara A. Ujya mu mujyi gutya ukanakomeza ugatunguka kurya nyuma. Uwa kabiri ni uyu nguyu nyine ufatanye no kuri Unatracom. Waruguru ya Unatracom ufatanye n'ikigo nyirizina cya Ritco. Urakomeza mbese ukaza mu mujyi. Uza mu mujyi ukanazamuka no Nyamirambo. Uwo nguwo abasaza bita barabara B. Uwa gatatu ni hariya abantu bakunze kwita muri Tarinyota. Ku gicumbi cya Nyamirambo. Kuri Tarinyota rero abasaza bo yiseregeza mwendo. Mbere niko hitwaga regeza mwendo. Biya Tarinyota bijeje bundi nabyo wenda turaza kubigeraho ni tutibagirwa. Iyo mihanda 3 niyo babanje gukata. Nari amazu yose tureba nyine ajyamo. Hanyuma batambika binjira ahangaha, ntabwo hitwaga mu biryo gicyo gihe, hitwaga mjini, niko basaza bahitaga iyo mihanda 3.
hanyuma urabona umuhanda uri munsi ya Onatracom. Yego. Neza neza. Uwo waragendaga ukagarukira hariya bita ku bisima. Utambitse nyine style nubwo ugera ku bisima. Ugakomeza ukaza mu Kiyovu. Ariko wagarukiraga hariya ku bisima. Icyo gihe. Ikiyovu cyitwaga Ikiyovu ariko nta mihanda yabagamo. Nta mihanda irimo ntazo. Cyari igiturage harimo utuzu tubiri dukeya tw'abayovu nyine bari batuyemo. Hanyuma hari indi mihanda itambitse ikora ibiryogo nyine n'indi imanuka. Iriya bagiye bashamikiraho. Batari inyota ufite undi ukurikiye gutya. Ngo hepfo ukagera kuri uri undi ushamikiye inyuma. Hakaza kugera kuri uyu muhanda umanuka ku isoko. Ku isoko ryo mu Biryogo. Ni wari umuhanda umanuka wa nyuma. Aho ngaho naho niho hitwaga mu Biryogo honyine. Hari ku isoko ryo mu Biryogo. Aka gace uhereye ku muhanda ukurikira Barabarabi. Ukurikira Regeza Mwendo. Gukomeza kuza ugana ku muhanda uwo nguwo nyine umanuka ku isoko. Niho hitwaga Biryogo. Ariko nayo ikabamo ibice bibiri. Ibyasaga n'ibigana hasi hariya kwa Banyiranuma byitwaga muri Rutavizuba. Rutavizuba. Hazuba ryahageraga. Ryarahageraga ariko ukuntu hari hateye hasaga nkaho hadasa n'ahandi, hasaga nkaho abaho hasa nkaho hari inyuma ho gatoya. Hakitwa no mu Kinyambo rimwe na rimwe. Niho mu Kinyambo. Ariko noneho banyiraho abayi bahatuye bakumva ko izina Biryogo bitaryoshye cyane. Bo bakajya bahita ngo ni Maringo. Haje Regeza Mwendo, haza Maringo. Ese kuki bafataga amazina y'Igiswahili? Nirwo rurimo abayisilamu bakoreshaga. Nanone kubera iki abayisilamu kugeza uyu munsi hari umusaza ushobora gusanga Nyamirambo atazi Kinyarwanda atazi n'Igiswahili. Anaongelesha Kinyarwanda huko Kiswahili anachanganya lugha zote. Kibaya Kiswahili. Nuko mu ntangiriro abayisilamu ba mbere ntabwo ari idini ryamanutse gitura ku banyarwanda gutya. Abaje mbere bari baturutse muri za Tanzania, baturutse na za Kongo, baza rero bavuga Igiswahili. Hari baturutse za Uganda, hari baturutse za Burundi. Kenya wenda muri iyo myaka ya mbere wenda bari barinjiye muri Tanzania bakinjira mu Rwanda bitwa Abatanzania, cyangwa barinjiye muri Uganda bakinjira mu Rwanda bitwa Abagande. Hanyuma rero baricara kuri buno butaka, ururimi rwabahuzaga cyari Igiswahili. Ariko si icyo cyonyine gusa, ni narwo rwa rurimi ruri official mu Rwanda. Abategetsi Abadage nirwo rurimi bakoreshaga. Kugira ngo bashe kumvikana n'Abanyarwanda byibuze bavuga bavuga Igiswahili niryo rwabegerezaga Abanyarwanda, bakagira n'abasemuzi noneho basemurira nk'umwami ndetse no mu mashuri mu kigo cyo kwiga Ikidage mu myaka ya mbere y'Abadage bigishaga Igiswahili. Bigishaga Igiswahili bakigisha no mu Giswahili. Ku buryo nk'umwami Musinga yarazi Igiswahili no kucyandika. Ariko rimwe na rimwe akagira n'abasemuzi. Ndumva mu basemuzi be harimo umusaza uriya w'Inyanza abantu baje kwita ngo ni Mugande Amuri, ngo ni naho haturika izina Mugandamure. Amuri Imugandamure. Ni mzee Amuri. Yari mu batware bagendanaga na Musinga cyane. Urumva rero ko Igiswahili nuko ngo cyaje, nuko cyabaye Bayisilamu, ni nuko cyaje mu Rwanda. N'Ababirigi baza mu myaka ya mbere babaje kujya bigisha mu Giswahili, ariko nabo bavuga Igiswahili kuko bari baturutse muri Kongo barakivugaga. N'abatware bo mu Rwanda bigishwaga Igiswahili kugira ngo bashe kumvikana mu gihe cy'Ababirigi bakiga Igifaransa ariko n'Igiswahili bakakigishwa. Buriya abatware ba mbere bavuga Igiswahili. Communauté ya Nyamirambo icyo gihe abasilamu bamaze gutuzwa muri Nyamirambo bavuye mu mujyi, communauté yaho yitwaraga gute? Ikipaumbele cyao, yani kipaumbele kilikuwa ni nini? Icyo bashyiraga imbere, uburyo bari babayeho bate muri iyo myaka ya za Regeza Mwendo, za Malingo, izo quartier zose kugeza uyu munsi zabaye na majengo mapya. Hariya waje wavukiye wowe
Njye navukiye Majengo leta Nyakabanda. Buriya hafatanye n'amajengo. Mwari abaturage ba Majengo mwebwe. Uva Nyakabanda ukagera Majengo ukabona kwinjira mu Biryogo. Aho rero ukuntu babanaga mbere na mbere tuvuge wenda imibanire yabo hagati yabo ku bwabo. Bari bafitanye ikintu twakwita solidarite, ubumwe. Bari bake kandi ari leta y'Abadage ntabwo yabemeraga nk'idini yemewe mu Rwanda nka Islam. Islam ntabwo yabemeye, ntabwo Islam yari yemewe mu gihe cy'Abadage. Ari Ababirigi ntabwo bayemeye, ariko bakavuga ko bashobora kubaho gutyo ariko atari idini ryemewe mu gihugu. Bigatuma rero muri ubwo buke bwabo bakundana, buzuzanya, umuturanyi ntacyo yabura wowe ugifite. Yego. Uko niko babanaga. Ariko noneho bakabanira n'abaturanyi babo n'abandi bakabana abandi banyarwanda neza. Bari bafite ibintu bisa nkaho mu mvugo za gikoroni basaga nkaho bari bafite akantu ka civilisation abayisilamu kari imbere gato y'abandi banyarwanda. Kuko icyambere bari bazi gutura mu nsisiro. Urabona ko na hano haruguru bari mu rusisiro, n'ahandi hose mu Rwanda niko byari bimeze. Icya kabiri, izo nsisiro zabo zikaba zifite ukuntu zubatse, nubwo hamwe nawe basakazaga ibyatsi, ariko noneho bakamenya kuryama ku gitanda kitari urutara, bakamenya kuryama kuri matela irimo ipamba, bakagira umusego, bakagira uburingiti, bakagira amashuka, bakamenya kumukeye kirimo ibirungo. Ibyo ngibyo ubwo nitugera ku byo kurya nuko byari bimeze. Bari bazi kurya ubugari bw'imyumbati, akanyama gakaranze, bazi no kurya amafi. Abanyarwanda benshi barayatinyaga, ngira ngo baryaga amafi wenda ni bakeya bari baturiye amazi, ariko abenshi bakayanga ko atajyana n'inka n'amata n'ibindi nk'ibyo. Bari bazi gukaranga, bazi amavuta y'amamesa n'ubuto n'igitunguru n'inyanya n'ibindi byose, ukuntu mbese bashobora gukora amafunguro yabo. Ariko hari n'andi mafunguro nka za capati, za keke, iriya keke bita sponge bari bazi kuyikora, amasambusa, amandazi, umuceri bazi kurya ndetse no kuwuteka mu buryo butandukanye. Imyumvire cyangwa ivugo yuko ngo abasilamu bazi guteka, naho ngaho byaturutse kuko uwazaga mu baturanyi yabaye umushyitsi mu rugo rw'umuyisilamu, barasangiraga, bigatuma none bavuga ati aba bantu bazi guteka ibiryo birengeje ibyo twari dusanzwe tuzi. Barabyigishijwe nabyo n'abantu bo muri Aziya. Birumvikana ko kuko ubuyisilamu nabo babubonaho bari baturutse iyo za Tanzania, za Kongo n'ahandi, bari babwigishijwe n'abantu baturutse muri za Aziya, nko muri Tanzania, Abaomani n'Abayemeni, Abahinde, Abairani bari barahageze, muri Uganda abo bose bari barahageze, za Kenya bari barahageze, Kongo umwara witwa Tiputipu warazwi cyane yari yarahageze. So ubuyisilamu bwari buhari bumaze igihe, ariko noneho n'imico y'abari abantu yabyaye umuco wa Giswahili buryo ubaho nawo. Naringiye kuhagera aho ngaho mvuga nti haje guhuza umusilamu n'umuswahili, aho kugeza uyu munsi usanga hari community zimwe na zimwe zitazi kwatandukana, ashobora kubona ngo none se uri umuswahili cyangwa se uri umusilamu, kugira ngo ujye kubimusobanurira bigafata indi ntera. Ya community turi kuvuga ya Nyamirambo, kuki hitwa mu Giswahili, kuki hitwa mu Baswahili? Ubundi kuba abantu bitwa Abaswahili ntacyo byari kuba bitwaye. Yo tabisanisha n'imico. Niyo babisanisha n'umuco, ariko wanyawo w'Abaswahili ntacyo byari kuba bitwaye, kuko umutanzania kubera sisi Waswahili bwana. Najivunia kuwa Mswahili. We abanakubwira ko buriya ko ari umunyafurika mukuri. Kuko niyo ugiye uri umunyarwanda kubwira ngo naona we Mswahili mwenzangu wewe.
nubwo waba utavuga igiswahili bakubwira ko uri umwirabura uri umunyafurika mugenzi wanjye. Kenya nuko nko babifata, ariko hari ibihugu byagiye bibeha indi ntera itari nziza none irimo gusuzugura. Nka Uganda umuntu kwita umuswahili cyangwa kuvuga igiswahili mu myaka runaka itari iyi ngiyi ya Museveni byabahuzwaga n'ubujura. No mu Rwanda ariko nuko Uganda byo rwa rurimi rw'abasirikare, kandi abasirikare ba Uganda mu bihe bitari bikeya bakunze kugaragurwaho no kutagira discipline, bajya gutera abantu kubiba kandi bakavuga igiswahili. Abantu rero igiswahili baracyamagana bakacyanga. Byabayeho wageze naho bakina teatre irimo Haruna, reka namuvuge se banana kina yitwa Haruna, afite imico mibi ariko bigaragara ko ari Haruna uvuka Nyamirambo umuswahili. Ndayibuka iyo teatre. Na hano rero ahangaha byajemo politiki ivanze n'idini hano iwacu. Ari Abadage ari Ababiligi babanje kubuza abayisilamu kwinjira mu Banyarwanda muri rusange. Babahitiramo community imwe ahantu batura ari ukwabo. Impamvu ari ebyiri z'ukuri. Impamvu imwe, ubuyisilamu bugiye gukwirakwira muri bano bantu kandi dushaka yuko ubukristo ari bo bukwira. Impamvu ya kabiri, abayisilamu nta wabizera kubera yuko aho twanyuze hose ntabwo bajya bemera ubukoroni. Ni wajanja sana. Hari igihe kigera bakanga ubukoroni. Tugomba rero kubashyira hamwe aho tugomba kubakontorora ntibidegembye uko bishakiye. Ndetse hamwe na hamwe tujye tuhashyira n'ikigo cya gisirikare cyo kubareba. Urabona bari ku matongo, hepfo yabo gatoya hari kiriya kigo nakubwiraga. Yego cyaje kwita ka Muhima. Bagiye Nyamirambo Ababiligi bazana ka militeri iriya. Aliaje kuwa kan Kigali waangalia karibu hawa watagira icyo bangiza. Hanyuma rero bashyira mu Banyarwanda, ariko noneho bakoresheje idini. Nicyo gituma nakubwiraga politike n'idini. Bakoresha Kiliziya Gatolika. Abo ni Ababiligi. Mukora ibishoboka byose aba bantu twebwe turabafasha mu rwego rwa leta ibyo dushoboye na finance, ariko namwe mu rwego rwa propaganda, mu rwego rwo kuba harabika babita abaswahili kubera ko bavuga igiswahili ubundi ntacyo cyari kuba gitwaye, ariko babashyiraho babomekaho ingeso zitari izabo. Aba bantu ni abajura, aba bantu ni indyarya, aba bantu ni abagome, aba bantu ni abanyarugomo, aba bantu ni abasambanyi. Babashyiraho ingeso mbi zose umunyarwanda yanga w'imfura, bati bari abantu barazigira. Bituma koko n'abanyarwanda bamwe babatinya kubajyamo. Ari naho haje wenda twahuza no kuba batari bemerewe no kujya mu ishuri, aho umusilamu kuba wenda wakwitwa Abdoul Karim ukajya kwiga ukiyandikisha byabaga nabyo usanga ari ikibazo. Bamwe muri generation yawe bagiye bahindura amazina benshi cyane. Naho ngaho bikomoka ubundi kubera yuko Ababiligi mu byo mu nshingano bahaye Kiliziya Gatolika babahaye inshingano y'uburezi. Nibo bemera ko ishuri ritangira, nibo amashuri mbere na mbere amenshi yari ayabo. Abaporoso nabo bafite yabo makeya kuko nibo bari barabanje mu Rwanda mbere y'Abagatolika. Ariko noneho n'umuyisilamu niba ashaka gushinga ishuri rye agomba guhabwa uruhushya na Kiliziya Gatolika. Ni nako byageze ngena bari nyandiko wasomye ejo bundi ku ishuri ry'intwari muri New Times. Buri ari amateka arimo n'ukuri kuko aravugwa n'ababihagezeho n'ababizi. Naho ngaho rero byaturutse. Abayisilamu bakabuzwa kujya hanze ya quartier zabo bari baraciriwemo, ariko n'abandi banyarwanda bakabuzwa kuzijyamo. Ku buryo abayisilamu babaga bafite n'umushefu wabo, ariko akanakorana
n'abakoroni mu buryo buri direct, mu buryo butaziguye. Nk'uwa nyuma hano iwacu i Nyamirambo cyangwa ubanziriza uwa nyuma yari Feruzi, akajya mu nama hamwe n'abandi ariko ripoti akayitanga ku Babirigi, mu gihe abandi batware nabo bazitanga ku Babirigi ariko wenda noneho n'umwami akagira icyo abimenyaho. Icyo byafekise ingaruka byagize kuri generasiyo y'abana bavutse i Nyamirambo cyane n'ubu kugeza n'uyu munsi izo ngaruka ziracyabaka. Urabona kuriya muri rusange abanyarwanda tugifite ingaruka z'ubukoroni n'abanyafurika twese muri rusange. Ingaruka z'ubukoroni n'ubucakara aho bwagiye buba mu Rwanda ntabwo bwahageze, ariko ingaruka zabyo kugira ngo bizasibame ibintu nka biriya bifata imyaka n'imyaka myinshi cyane, ariko biranagorana cyane iyo ufite ba bandi bagukoronije bazanye n'andi mayeri mashyashya yo gukoroniza bitari bya bindi byo gukoroniza bari iwawe noneho, ariko noneho bagakoroniza noneho bakoresheje ifaranga, bakoresheje ibintu bitandukanye. Kugira ngo bizakuvemo biragorana, nicyo gituma ubona Afurika gutera imbere birimo kutugora, ariko impamvu zo gutuma dutera imbere tukanabacaho zose turazifite, ariko kubera yuko batwangije mu mutwe kandi kwigobotora bikaba bikigoranye. Hari bakeya cyane mu bayobozi bacu tugira nka perezida wacu n'abandi nka 2-3, ariko benshi biracyagoranye. Abayisilamu rero habaho hamwe no kuba barakoronijwe kimwe n'abandi banyarwanda, ariko hazaho no gukoronizwa noneho na Kiliziya Gatolika, no gukoronizwa n'abandi banyarwanda, kubabwira ngo muguma hano hamwe ntimwige, kubakumira kujya mu mashuri kuko abasilamu oya no kuguma hamwe konyine, kuba mugomba kuba muri quartier mwibana mwebwe mwenyine, wenda hagiruza akaba umuyisilamu n'ugiye muri mwebwe bikaba atari ibintu bisanzwe cyane, ugombera za laissez passer n'ibindi nk'ibyo, ijisho rikuriho n'ibiki. Hari ikigo cya gisirikare hariya, hari imikwabo ikorwa buri gihe, haba mu gihe cy'abakoroni haba na nyuma yaho. Ibyo byose bigira ingaruka ku ishuri. Wenda mushobora kujyayo mu myaka 2-3 ya mbere, ariko nushaka kujya mu mwaka 5 wa 6 ya primaire ugomba guhindura idini, ugomba kubatizwa n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose byagize ingaruka kuri community. Umwana abatizwe yige agahitamo kubireka, abana benshi batarize, bigatuma rero ya solidarity igarukana ikagira ikifasha. Ntabwo wize gusoma no kwandika, ntabwo wize kuvuga igifaransa, ariko noneho mwana wanjye ngwino wiga umwuga. Hari imyuga bari bazi rero, cyane cyane ugasanga ari mu igaraje. Hari icyo gihe amamodoka yari na make, ariko ayo make yagomba kugira abantu bayakora. Abenshi abayatwara bari abayisilamu, abayakora bari abayisilamu. Kudoda ku cyarahani bari babizi, gucuruza mu maduka nubwo atazi gusoma no kwandika, ariko kubara burya ubanza byo akenshi bitashaka amashuri kubara amafaranga. Ibyo ngibyo bakajya mu maduka yabo aro bakabikora, ariko bagafungura na twa butike aho ngaho ku mpande. Kubaza n'utundi n'indi myuga yashobokaga muri icyo gihe bayijyamo. Ufite umwana rero we uwo mugata awuzi, akaba yajya ku muturanyi we, ku muntu uzi wo wanyigishiriza umwana uwo mwuga, akajya kuyiga rwose nta na school fees atanze. Ubuntu njya history bajya bakunda kuduha n'ubwo se byabaye muri generation yari umugabo witwaga Rashidi Kapita, bajyaga bavuga ukuntu yigisha abana benshi mekanike for free. Uwo nguwo n'uwejo bundi banza urebe nawe aho yayize. Atabana rwose bajyaga kwa Kapita bakajya kwiga umwuga w'ubukanishi ku buntu. Hassan Ali nawe nuko nguko yigisha abana benshi cyane hariya, ariko abo ngabo urumva ko ari n'abantu bari ni urungano rwacu. Ba data bari barabikoze mbere cyane, kuko nka data umbyara njye yari mekanisiye, ari n'umushoferi, yabyigishije abantu benshi cyane. Hari bamwe njyana nabona kugeza n'uyu munsi babyigiye hari iwacu, haba gukora izo modoka, kuzikanika ndetse no kuzitwara.
nta mafaranga batanze, ahubwo haba haje umuntu uje gukoresha imodoka agatanga amafaranga, aba bana barimo kwigira aho ngaho ibyo bintu bajya gutaha akabahereza 100 200 kandi nibo bakagombye kuyatanga ubundi, ariko kuko bakoze kuri ya modoka nyine yararimo gukora akabahereza amafaranga. Ntabwo bwari bworoshye na gato umuntu abashe kubwumva. Bamwe muri mwebwe mwabashe kubwigobotora gute? Nakubwira iki se mwana wa mama? Njya nibuka ngeze mu mwaka wa 3 wa primaire, mwarimu yarampanye sinzi agakosa nari nakoze, barakubitaga bakababaza kandi twabambaraga amakabutura nkubise hano mu mavi inyuma mu ntege, harabyimba haza n'udusebe. Hanyuma nza mu rugo mbyereka data, yari arimo gukora imodoka, ni dore ibyo mwarimu wankoreye. Amaze kuhareba gusa gutya yarambwira ngo ntuzasubireyo. Urumva? Ndagenda ndicara ndishima uwo munota, ariko mu gitondo nsubirayo njya kwiga. Ngeze mu mwaka wa 6 data atangira kunyigisha ibintu bya mekanike, ariko sinzi ukuntu hari ibintu nari narishyizemo yuko nzarenga ruriya rwego ugomba kwiga. Sinzi ukuntu byanzagamo gusa, ariko ndi umwana nkumva sinshaka kujya muri ibyo bintu byo kwisiga amavuta n'ibintu nk'ibyo. Ndibuka arimo ambwira ngo njyo ngwino ntajya, ariko ku mbaraga aturanga gukora ibi ngibi ugira ngo uzaba ministre. Mashallah. Datirije bararimbwiye. Ndi mu mwaka wa 5 wa 6 aho ngaho, njya gukora imodoka, ibyo nyine yakoraga hamwe n'abo basore bandi babaga bari aho ngaho. Ariko turangiza umwaka wa 6 tuza kubona bourse zo kujya kwiga Uganda zinyuze muri Amoro, umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Primaire niho nakubwiraga. Zitoranya abasilamu bajya kwiga muri abaje kuzitanga bari abantu muri Saudi Arabia. Baduha bourse turi abantu 5 binyuze no mu mucyo mukuri, kuko babwiye ubuyobozi bw'Abayisilamu twasanze iwanyu idini rya Kisilamu riracyari inyuma cyane, abantu banyu ntabwo bize. N'umuntu wavugaga icyongereza icyo gihe ni muri 1968 yari umuntu umwe niwe wafashaga abo barabo kugira ngo bumvikane n'abayobozi b'Abayisilamu mu Rwanda. Yari nyakwigendera Mwalimu Nuru Nkanga, niwe wari wayoboraga Abayisilamu. Barabamaze kugira mu gitondo cyaho bakoresha inama mu musigiti wa hariya Majengo, ababyeyi batanga amazina n'izina ryanjye rizamo. Hajyamo rero ngewe Sheikh Ibrahim Habimana, Sheikh Agumagatsi Juma, Sheikh Mugwiza Ahmad uyu wabaye mufti w'u Rwanda, na Sheikh Twizeyimana Khamisi Majuto wa Kibombo. Majuto kwa Kibombo. Basigana amafaranga yo kudutwara cyangwa nta n'amashuri mufite, twari dufite rero y'intwari ryonyine. Urirangije kugira ngo ujye muri secondaire ntabwo byabaga byoroshye. Ubwo tujya muri Uganda. Hari ishuri rero ryabagayo ryitwaga Bilal Islamic Institute. Niho mwize icyo gihe. Niho twize. Ryigishaga idini n'ikizungu. Rikigisha n'ikizungu. Tuhize. Urangije cyangwa ugeze hagati akabona bourse none yo kujya kwiga muri Saudi Arabia. Yego. Wagiye mbere ni Sheikh Agumagatsi Juma. Sheikh Juma nyine twe. Sheikh Juma uramuzi. Hakurikiraho ngewe na Sheikh Ibrahim. 73. 74 haza Sheikh Mugwiza Ahmad na Sheikh Majuto. Tugenda tunarangiza rero nanone mu byiciro nkuko twagiye.
turaza nkigera aha ngaha imirimo ya mbere nagiyemo nyine ni y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda akazi kabaga gahari urakandagira se mu bintu by'abandi kandi ibi byari iby'abandi niko twabibonaga njya kwigisha kuri Ecole Islamique de Nyamirambo oya esi yari itari yavuka yaje kuvuka mu bihe byanjye ari giye uyobora twabanje Ecole Islamique de Nyamirambo yigishaga ibintu by'idini n'amashuri yandi makeya hanyuma esi oya scientifique rero ko Gaddafi yaje nyuma twabanje gukora ibyacu nako yaje mbere gatoya nayo ari impano ya Gaddafi yatanze ku bayisilamu bo mu Rwanda ubwo hari irindi twakoze iryacu iryo ryaje kwitwa Sezike ahubwo hari irindi riri ku musigiti wa ruguru utaragera Sezike ririya niyo Ecole iyo niyo Ecole Islamique de Nyamirambo niko yitwaga mbere hanyuma tuza kuyivugurura ihinduka Al Hidayah Institute iva majengo ku musigiti niyo yakoreraga ijya Rwampara aho ngaho urimo kuvuga ariko mu gihe yajyaga Rwampara icyo gihe n'igitekerezo cya Sezike kiravuka nanone ari twebwe tukizanye ariko itangira yitwa Ecole Islamique de Lettres yigisha indimi zonyine iratangira nkiri directeur iratangira hanyuma jewe nza kuvamo muri 90 nako muri 89 nsubira muri Uganda Islamic University in Uganda yari impamagaye kujya kwigishayo nsiga rero Sezike itari yafata izina rya Sezike yarifashe maze hafi amezi nkangahe mpavuye bayita Sezike rirakomeza abanyeshuri ba mbere ne bari abantu ni Bandyandora ba Rwango Rashidi ba Munyakazi Sheikh nawe warahanyuze burya narahavuye yego nahize umwaka ubwo rero ngiye nigiriye muri Uganda kujya kwigishayo ndigisha ngira n'amahirwe yo guhura n'inkotanyi nubwo waje gukomeza nza kugaruka gutya rero ngiye kumva numva inkotanyi ziravuze ngo mu badepite bo kujya mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho harimo n'uwitwa Sheikh Harerimana Abdoul Karim ari we jewe umusilamu wa mbere ugiye ku buyobozi n'u Rwanda rurahindutse kuba byonyine narakiriwe mu muryango nta muntu wampaye condition nta muntu kubazi iki cyangwa kiriya oya kandi nkandagira ku butaka bwa Mbare abanyamuryango bahise babimenye ko ari umunyarwanda turutse mu Rwanda yitwa gutya na gutya arimo kwigisha muri university hari byaramenyekanye hanyuma ngezemo nsanga urubuga rurimo abayisilamu batari bake haba mu rwego rwa politiki haba mu rwego rwa gisirikare aba officers kumva ngo hari umajoro w'umuyisilamu byose bishoboka bite ntabwo byabaga ntabwo byonyine niba wemerewe kurangiza primaire kugira ngo uzagere ku rwego runaka ntabwo byari byoroshye nuko rero izi mpinduka ubona zagiye ziba Sheikh ntabwo byari byoroshye ariko turimo turagenda dusatira umusozo tunasaba nyamuneka abantu bafite imyumvire yindi kuri Nyamirambo ni community yabayeho mu gahinda uyu munsi ngira ngo nayo yabikeneye ariko tugiye kujyaho noneho uyu munsi ihagaze ngewe igihe cyose nterwa ishema nuko turi Nyamirambo nterwa ishema nuko ndi umwana w'Inyamirambo naho ntinya kubivuga n'igihe mbabwira ni nterwa ishema no kuba umuswahilikazi nkumva biranejeje ndi umunyarwandakazi w'umuyisilamukazi w'Inyamirambo ibyo ngibyo nkumva birahagije Sheikh tujye kuri uko Nyamirambo uyu munsi imeze uyu munsi abantu biyubashye basigaye basohokera bakavuga bati twasohokeye Nyamirambo ahantu heza tunashima cyane leta y'u Rwanda yadukoreye Nyamirambo yacu kabiri iryoshye ikaba iteye ishema Sheikh Nyamirambo yacu uyu munsi urayibona gute nyakubahwa perezida wa repubulika muri zimwe muri za disikuru ze hari ahantu yigeze kuvuga ngo this country has changed
and has changed forever. Hari ni speech yindi yatanze turi muri campaign hariya i Bumbogo. Aravuga ati turashaka u Rwanda aho abanyarwanda tujya imbere dutera imbere kandi tugendeye hamwe nta n'umusigaye inyuma. nta usigaye. N'abayisilamu rero turi muri urwo rugendo, tugomba kugendana nawe nta usigaye. Icya mbere cyabaye uretse sezike twihangiye twebwe nk'abayisilamu, wenda na esi hariya kwa Kadafi, impano ya Kadafi yatangiye, ayo mashuri yombi yatangiye gusohora abana bya Kadafi ryari ryemewe n'amategeko y'u Rwanda, bakahita bataya muri kaminuza barangije ko ryari mu mashuri meza cyane muri icyo gihe cya Harerimana. Sezike nayo imaze kuba sezike, abayisilamu bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, riba rimwe mu mashuri meza, risaba kwemerwa mu mashuri y'u Rwanda, birabanza biragorana birakururana, ikibazo gikomeye cyane, ariko igihe kiragera riremerwa. Hajemo za kondisiyo za leta zitari nkeya, harimo no gushaka kuryambura umwimerere w'abayisilamu, ariko amaherezo riremerwa, ririgisha neza cyane, naryo ryohereza abana muri universite. Uzi ko yari n'imwe muri icyo gihe. Ariko noneho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, imiryango irafungurwa, kujya muri universite nta kondisiyo zihari uretse gutsinda gusa. Yego, wakubagiza amanota. Kondisiyo ni imwe gusa, turafatira kuri angahe naya, nta yindi kondisiyo. Umuyisilamu utari umuyisilamu, abo mwita abahuta, abo mwita abatutsi, abo mwita abatwa, abo mwita abanyamahanga, abo mwita icyo mubita bose, yabonye amanota ya ngombwa najye. Ku buryo umwaka wa mbere ndumva 94 mu kwezi kwa 10 nibwo universite yafunguye. Uzi ko hagiyemo abana barenga 5,000, kandi imyaka yose yamaraga campus ebyiri zagiraga abanyeshuri 3,500. Muri abo ngabo rero ndibuka ko nagiye kubasura mu mwaka 1995 na 96, bantumiye community y'abayisilamu yo muri University Butare, ngasanga harimo abana bagera kuri 400 n'abayisilamu bari muri university. Muri ibyo 5,500 harimo 400. Nabagereranya na 5 nasanze yo muri 85, nabwo nanagiye kubasura 85 batanu n'umwaka wakurikiyeho umwe cyangwa babiri barirukana. Naragarutse nseka cyane, mpura na afande, ndamubwira ngo ejo nari ndi Butare, abanyeshuri b'abayisilamu barantumiye njya kubaganiriza, mbabwira uko igihugu gihagaze, uko kimeze muri bino bihe, ku bintu byahindutse. Tubasanze maze ndamubwira niyo mibare, we ntabwo yatangaye kuko niyo ari politike, kuri gihe byari igitangaza mukuru cyane rwose. Natwe byabaga bidutangaje igihe cyose watekereza ko ari umuyisilamu ari mu ishuri. Niko rero byakurikiranye imyaka yose kugeza uyu munsi, barasohotse barakora hirya no hino mu gihugu. Abana bavukiye Nyamirambo ukunda. Ariko si icyo gusa, Nyamirambo imyaka yose, hamwe no kuba hariya muri za 36 na 7 ivuka, n'imyaka yakurikiyeho yasaka nkaho iruta ibiturage byo mu Rwanda. Yabaga yihagazeho kubera amazu ashakaje ingunguru, wenda ashakaje amabati, ashakaje amadebe, ariko muri kwa guhezwa byagiye byigisha abantu amayeri yo gushakisha amafaranga, bamenye no gukora amazu yo mu gikari ashobora gukodeshwa niyo ku muhanda igakodeshwa bakaba muzindi. Icyo gihe rero ahandi mu mujyi wa Kigali abantu ibyo ngibyo ntabwo bari babizi, ku buryo rero nk'abafonctionnaire bashyashya, abantu bavuye muri za kaminuza, bavuye muri secondaire, baje gushaka imirimo i Kigali, ahantu hambere abenshi banyuraga ni Nyamirambo, bakabona inzu ya makeya, akabona na capati ku mafaranga 20, akaba yanywa icyayi na capati. Muri iyo myaka ya 75 80 niko byaguraga. Ariko noneho
nta terambere ryakozwe ku bushake na leta ryigeze riboneka cyane rwose nk'iryo tubona uyu munsi never. Icyabayeho n'uriya muhanda Kadafi yubatse leta Harerimana yari irimo abanyamayeri. Kadafi ni umusiramu, icyo tumusaba tujye tuvuga n'abasiramu. Musigiti ugahita duha n'umuhanda utunga ku musigiti. Turashaka ahubwo mu rwego rwa tourism turashaka mu twubakira hoteli, hakubakwa hoteli nka Meridie n'urugero. Mu rwego rw'ubuhinzi turashaka mudufashe mu rwego rw'icyayi kiriya cya Nkuri Nyakinama. Mu rwego rwo gukora ubucuruzi buturike ku bintu by'impu turashaka sodeparale n'ibindi nk'ibyo. Ariko buriya haba n'abasiramu hariya mu Rwanda Kadafi kavuga ati buriya ntibaba bakeneye nk'iki nk'ishuri akaryubaka, kandi iriya quartier babamo nta n'umuhanda ucamo, akora umuhanda waje kwitwa Kadafi. N'uyu munsi ni wa Kadafi. Ni umuhanda wa Kadafi. Ariko iyi leta none nayo irabikora ku bushake bwayo kandi ku mafaranga yayo, kuko tugomba kujyana twese ntawe usigaye inyuma. Urabona imihanda, ariko imihanda isize vert blanc gusa se urabona amatara, amazu, urabona ukuntu n'abayisilamu bahagurutse none amazu yabo bakayavugurura kubera ko imihanda yaraje, amazu aravuguruwe kandi ama etage. Urabona twatuyira nyine aho imodoka zidaca ko naho bashyizemo amapave bagashyiramo n'amatara n'amarangi aho twicara. Hanyuma rero buriya batangiriye hariya kuri Biryogo, kariya gace kitwa Biryogo n'ubundi. Ubu gahunda ikurikiyeho ni hari iwanyu, hari wavukiye mu Nyakabanda Majengo. Imihanda igiye gushyirwamo ihuzwe n'uriya wa Kadafi nyine, ariko nirambuye nyine izamuka ituruka hariya kwa Bamutwe. Barahera hano mu Gitega, bazamukiza Nyakabanda zose neza rwose. Ubu niyo gahunda ihari. Ndakeka yuko inyigo irimo gukorwa, ndetse n'ibarura ryarakozwe, n'abaturage barabibwiwe, barabitegereje. Reka dusoze, uranije ni saza aftari. Abo bagenzi bacu, inshuti, abavandimwe, ababyeyi, abasaza bacu bakiri muri Nyamirambo bagize amahirwe kutureba uyu mwanya, tubaganirize, tubagire inama kugira ngo dukomeze dusigasire bwa bumwe wavuze, rwa rukundo. Ariko kandi harimo abamenyi uyu munsi, harimo abatewe ishema no kuba bavuka Nyamirambo uyu munsi batabihisha. Harasa neza, harakeye, kugira ngo dusigasire biriya bintu dufite uyu munsi muri Nyamirambo. Tubagiriye inama ya mbere, abasaza batubyara abenshi ntabwo bakiriho, bazutse ntabwo bahamenya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abakuru kuri twe, natwe ibintu bihindutse duhari tureba. Abato noneho barimo kubikuriramo kandi bazabikuriramo, kandi ibyiza biracyaza. Mbere na mbere nibarebe abakoze ibi bintu, ni leta, babiha agaciro, bayishime, bayikunde, bayifashe kugira ngo ikore n'ibindi byinshi cyane, kuko yabikoze ku bushake kandi iracyanabikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubirinda, ntihazagire umuntu uza kubisenya bareba. Icya gatatu ni ukubibyaza umusaruro, kuko ibikorwa remezo byaje biba byazanye iterambere. Ntiri gucike rero. Imihanda tubyaza umusaruro, amazu tubyaza umusaruro. Urabona nka hariya bashyize ka free zone, hariya tunywera icyayi. Ubu rero ni ukuhashyira ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Icyayi kigatekwa mu buryo bwa kijyambere kurushaho, amamashini akazanwa, be guteka ku makara gusa cyangwa kuri gazi yonyine, bazanira amamashini akora amakawa ya kijyambere, yitwa za americano, yitwa za cappuccino, yitwa sinzi zande, ayo mazina yose ya kijyambere, ayo mamashini bayazana. Abantu bari bakirara hariya bamenye ko ubu ngubu imodoka zabo bazajya baziraza ruguru se kuri polisi,
cyangwa mu muhanda wa ruguru gusa oya bamenye ko yamaze ubu ngubu ikiyagenewe atari ukuyararamo ahubwo ari aya business bakuremo amafaranga yo kujya kubaka ahandi ho gutura ahangaha nta business ibyo ngibyo rero abantu babikangukire maze rero bari n'umutekano wabo kuko bakunze kubikora kuva kera cyane ndabona na yaftariya ni mugoroba twakuze tubona ababyeyi bakora yo mu muhanda umuhisi n'umugenzi yaba umuhisi y'amato y'umuhisi arakakirwa ishobora kugaruka inshallah wakoze cyane Sheikh kwemera kuganira natwe reka tugushimire ariko tunashimire mwebwe mwafashe umwanya wo kudukurikira kuri aka kanya ibiganiro byacu nakagaruka muzakomeza mu dukurikire reka dusoze tuvuga tuti twibuke twiyubaka kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni inshingano za buri munyarwanda wese naho ubutaha mukomeza kugira ibihe byiza